bene data bakristo bavandimwe nshuti mudukurikiranye aho muri hose turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe akaba ari Pasiteri mwene Soteoneste muri hano ugarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yadushize ku mutima uyu munsi, ariko nkaba ngira ngo mbisegureho maze igihe ntaboneka kubera impamvu zitandukanye muri ubuzima, ariko nshimye Imana ko uyu munsi nongeye kuboneka kugira ngo tuganire ku ijambo Imana yadushize ku mutima. Tukaba rero tubasuhuje kandi tubaha ikaze aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, abari mu Burundi, muri Kongo, Tanzania, Kenya, abari muri za Sadeke, abashobora kumva ururimi tuvuga, mwese aho muherereye, ari mu Burayi, ari muri Amerika, ari muri Aziya na Oceania, mwese tubaha ikaze. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero nkaba nagira ngo ni tuganire ku ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Zaburi y'ijana na 27 ku murongo wawo wa mbere kuri B yawo gusa. Aravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. N'uwo murongo ngira ngo dusome kandi turawusomye, tukaba tugiye kuganiraho mu gihe kitarambiranye nk'uko sanzwe tubigenza. Imana iradushoboza kandi biragenda neza. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo umuryango wubakiwe ku Mana ntushobora gusenyuka. Umuryango wubakiwe ku Mana ntushobora gusenyuka. Nk'uko tubizi, tuzi ko umuryango ni ukuvuga umuryango umugabo n'umugore n'abana, ariko abana baza nyuma, ariko habanza umugabo n'umugore, cyangwa se umuryango ukomoka ku Mana. Bibiliya itubwira ko mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo 28 niho dusanga Imana ngo ibwira umugabo n'umugore ngo ibaha umugisha, irababwira ngo nibagende babyare bororoke, hanyuma bimenyereze kuyobora inyamaswa zo mu kirere, ibikuruka n'ibindi. Ariko Bibiliya tugaragariza ko umuryango ukomoka ku Mana. Imana niyo yatekereje, niyo yagize igitekerezo cy'umuryango, kandi ni nayo yawutangije. Akaba rero ariyo mpamvu Imana ariyo shingiro y'umuryango. Iyo Imana itari mu muryango, uwo muryango ntubushingiye ku Mana, ubushingiye ku bindi bintu. Kandi iyo umuryango utari kuri rwo rufatiro ari rwo Mana, uwo muryango ntushobora kubaho, byanze bikunze uwo muryango urasenyuka. Haba ngira ngo tubicemo twihuta. Nk'uko turabizi ko ikintu cyose dukoresha mu bikoresho dufite cyangwa mu byo tuzajya n'ikindi gihe, byose tugendera ku mabwiriza y'ababikoze. Imodokari tukaba tuzi ngo imodokari igomba kugenda ibirometero bingana gutya, igakorerwa service. Tukaba tuzi ngo imodokari igiye guhaguruka, hari ibigomba gukorwa, hari manevre zigomba gukorwa kugira ngo imodokari ihaguruke igende. Bitabaye ibyo tukangiza nyine. Ni n'umuryango watekerejwe n'Imana, kandi umuryango ukwiye kugira ishingiro ku Mana kugira ngo ushobore kuba umuryango muzima, umuryango utunganye. Dusomye muri Matayo ibice 7 umurongo 24 kugeza ku 25, ubwo nagira ngo turebere hamwe uburyo bwo kubaka umuryango. Matayo 7:24-25 biravuga ngo umuntu wese, Yesu yaravuze ngo umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ahangaha Yesu aravuga ko hari inzira, cyangwa yagaragaje ko hari inzira ebyiri zo kubaka umuryango. Inzu ya mbere, cyangwa se inzira ya mbere, ni ukubaka ku mukungugu. Kubaka ku mukungugu bishatse gusobanura iki? Ni ukubaka ku bitekerezo, cyangwa se ku bintu bifatika, amafaranga, cyangwa se ku mutimanama. Urugo ntabwo rugomba gushingira ku bitekerezo by'umuntu gusa, cyangwa se ku bintu bifatika, amafaranga, cyangwa se amarangamutima gusa, kuko urwo rugo rwubatswe gutyo rushingiye ku bitekerezo, rushingiye ku butunzi, rushingiye ku marangamutima, ku bwiza n'ibindi,
mwene urwo rugo ruragenda rugahura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ku bitekerezo umuntu ashobora gutekereza ibitekerezo byawe cyangwa byanjye bishobora kunyobya. Biravuga ngo ibitekerezo by'umuntu biramuyobya. Mu gitabo cy'imigani ushobora gutekereza ariko ukibeshya. Cya kabiri, amafaranga ushobora gushaka ushingiye ku mafaranga. Amafaranga nayo ntabwo ari ibintu biri permanent mu buzima, ni ibintu biri temporary, ashobora kuba ariho uyu munsi ejo ariko ntagumeho. Icya gatatu ni amarangamutima, nk'uko tumaze kubivuga. Amarangamutima nayo ntushobora kuyubakiraho, ntushobora kuyashingiraho, kuko nayo arahinduka bitewe n'ibihe. Ahandi tubona ko Yesu yavuze inzu yubatse ku rutare. Iyo nzu yubatse ku rutare rero ni ijambo ry'Imana. Ugomba kubaka ku ijambo ry'Imana. Urugo rugomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Urugo rugomba kuba rwubatswe mu kwizera ndetse no mu gusenga. Nkuko nabivuze ntangira, ibikoresho dufite biba bifite, tubigurana, ibyinshi tubigurana n'uburyo n'ibitabo bitwereka uko tuzabikoresha. N'urugo niko rumeze, rugomba kugira amabwiriza, kuko amabwiriza ya y'uwashinze urugo, y'uwagize icyo gitekerezo, y'uwize uwo mushinga, niwe wenyine ufite uburyo, niwe wenyine ufite inzira yo gutuma uwo mushinga ubaho kandi ukarama, kuko niwe wawutekereje mbere y'uko twe tuwutekereza. Imana itugirire neza. Ikindi, iyo umuryango wubakiwe ku Mana ni nk'inzu yubakiwe ku rutare. Imvura iragwa, imiyaga irahuha, ariko ntisenyuka. Kubaka ku Mana bisobanuye kugira umugore cyangwa umugabo wahawe n'Imana. Aha ngaha muhumve neza cyane. Kubaka bisobanuye kugira umugore cyangwa umugabo wahawe n'Imana. Buriya ku isi, iyo umusore ageze mu gihe cyangwa se umukobwa ageze mu gihe cyo gushaka, ababona abakobwa benshi n'abasore benshi. Ariko abasore benshi ntabwo bisobanuye ko abasore bashobora kuba ari benshi ariko hatari mu wawe, cyangwa abakobwa ari benshi ariko hatari mu wawe. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko uwo mugiye kubana wamuhawe n'Imana. Icya kabiri ni ugushyira Imana imbere mu byemezo by'urugo rwawe. Abantu benshi bakunda cyangwa se bashaka kwitekerereza gusa mu bwenge bwabo, kandi si bibi, ariko Imana ntigire uruhare mu miyoborere cyangwa se mu mitekerereze y'ingo zabo. Niyo mpamvu usanga inshuro nyinshi abantu barwana, ingo zisenyuka, zipfa ibyemezo umugabo yafashe, umugore ntabyemere, umugore yafashe, umugabo ntabyemere. Niyo mpamvu baba bagomba guhurira hamwe bagatekereza, hanyuma icyo bahurijeho bagisengeye, icyo n'Imana ibicyemeye, kandi byanze bikunze icyo ngicyo byanze bikunze kizagerwaho, kuko bagihurijeho kandi bose bacyumvikanyeho. Ikindi jambo rikurikiraho ni ukugira indangagaciro za gikristo mu burere bw'abana, cyangwa se mu burere bw'umuryango, cyangwa se mu mibereho y'umuryango. Indangagaciro bishatse gusobanura iki? Ni ukwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ni ukwemera gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga kuri buri muntu mu bashakanye, umugabo n'umugore. Ubuzima bwawe nimba uri umugabo bukaba bugenda uko ijambo ry'Imana rivuga, icyo gihe umugore wawe azakwizera. Nimba umugore nawe agenda uko ijambo ry'Imana rivuga, nizo za ndangagaciro za gikristo, kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe umugore n'umugabo nibayoborwa kandi nibagira izo ndangagaciro za gikristo, ariryo jambo ry'Imana rikabayobora mu buzima bwabo, bazagira ukwizerana, kandi umuryango wabo uzaba wubatse ku buryo bukomeye, ntuzasenyuka. Ikindi cyanyu ariko cyanyuma muri ibi turimo tuvuga ni ugukunda Imana kurusha byose. Mu mibereho y'umuryango
tugomba kubaho dukunda Imana, dushyira Imana imbere kurusha ibindi bintu byose duhura nabyo cyangwa se dushaka kugeraho mu buzima bwa buri munsi. Imana irinda umuryango w'abizera. Yosuwa ibice 24 umurongo wa 15, Yosuwa yaravuze ngo ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana idufashe cyane. Yosuwa yarazi neza ko kugira ngo umuryango we uzamere neza kandi uzarame ari uko azakorera Imana. Kitonderwa, iyo umuryango uhitamo gukorera Imana, Imana ubwayo irawurinda. Imigani ibice 3 umurongo wa 33 haravuga ngo umuvumo uri mu nzu y'umunyabyaha, ariko umugisha uri mu nzu y'abakiranutsi. Imana ishimwe cyane. Iyo twihaye intego nziza zo kubaka imiryango myiza ishingiye ku ndangagaciro za Gikristo, uko tumaze kubivuga mu magambo tumaze kuvuga, ni ukuvuga ngo uwo muryango uba ari umuryango w'Imana. Imana ibituye muri uwo muryango. Ahantu rero Imana ituye hagomba kubaho umutekano, hagomba kuba hari umugisha, hagomba kuba hari ibyishimo, hagomba kuba hari amahoro, hagomba kuba hari byose, nk'uko tumaze kubibona uko mwanditsi w'imigani yabivuze, avuga ko umuvumo uba mu nzu y'umunyabyaha, ariko umugisha wo ukaba mu nzu y'abakiranutsi. Kuki umugisha uba mu nzu y'abakiranutsi? Nuko Imana ibihatuye. Imana iyo soko y'imigisha ibiri aho ngaho muri iyo nzu. Niyo mpamvu iyo nzu iba ari soko y'imigisha, ari ku bayituyemo, ari ku baturanyi, ari no ku bandi bose, ndetse kugeza no ku gihugu cyose muri rusange. Umuryango w'abanyabyaha ntushobora kugira amahoro arambye, ariko iyo Imana iri hagati yanyu, amahoro yayo aguma aho ngaho. Imana irinda umuryango wubakiwe kuri yo. Iwurinda amacakubiri n'inzika, iwurinda inzaratsi n'amagambo mabi, iwurinda imivumo n'ibigeragezo bigamije kuwusenya. Imana idufashe cyane. Kuvuga ngo uwo muryango w'abantu b'Imana w'abanyamugisha ntibisobanuye yuko ubwo uba utuye mu ijuru, kuko uba ukiri mu isi. Imana rero iza kuwurinda ibishaka kuwusenya. Tumaze kubibona, nk'uko tumaze kubibona, bigatuma rwa rugo rugira umutekano, rwa rugo rubamo ibyishimo, rwa rugo rubamo kwizerana, rwa rugo kandi Imana ikarurinda n'ibya bigeragezo byose, ya mvura na ya miyaga biba biri inyuma, bituruka inyuma bishaka cyangwa se imbere bishaka gusenya uwo muryango. Umuryango wubaha Imana kandi uzarangwa n'imigisha, nkuko tubibona muri Zaburi y'128 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Haravuga ngo hahirwa umuntu wese wubaha Uwiteka, ngo umugore wawe azamera nk'umuzabibu wera imbere mu nzu yawe, ngo abana bawe bazamera nk'amashami y'igiti cy'imyelayo akikije ameza yawe. Imana ishimwe cyane. Imigisha izaba mu nzu z'abakiranutsi, izaba mu miryango y'abakunda Imana, y'abizera Imana, y'abashaka Imana, ndetse si kuri bo gusa, no kuba bakomokaho, nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kutubwira, n'abana babo ngo bazitwa abanyamugisha. Umuryango wubaha Imana kandi ngo uzahabwa imigisha y'urukundo, imigisha y'amahoro, imigisha y'uburumbuke, imigisha y'abana beza bafite cyangwa se bahesha iyo miryango bakomokamo ikuzo. Imana idufashe, Imana itugirire neza bene data, kandi twige gusenga, twige gushaka Imana, twige kubana n'Imana,
kuko Imana niba mu imiryango yacu nk'uko tumaze kubibona izagenda neza, kandi Imana izahabwa icyubahiro, kandi iyo miryango niyo izagenda ikure ihinduke itorero, kuko iyo tuvuze itorero tuba tuvuze imiryango myinshi yishyira hamwe kugira ngo iheshe Imana icyubahiro, kandi ikwirakwize cyangwa yamamaze ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Turimo turangiza, biravuga ngo Imana ikoresha umuryango nk'uwo kugira ngo izina ryayo ryamamare ku isi hose. Umuryango utagira Imana ni nk'inzu yubatswe ku mukungugu, ikagwa igihe cyose imvura cyangwa umuyaga bije. Iyo Imana ariyo yicaye ku buyobozi bw'umuryango, ababyeyi, abana baba mu mahoro, ndetse abaturanyi n'abandi bose bakifuza uwo muryango, kubera ko baba bawubonamo amahoro, baba bawubonamo imigisha y'Imana mu buryo bumwe cyangwa se no mu bundi. Abefeso ibice 2 umurongo wa 20 n'uwa 21 haravuga ngo mwubatswe ku musingi w'intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu akaba ari we rutare rukomeza imfuruka. Imana itugirire neza, Imana idufashe bene data, kugira ngo abubatsi ingo zacu zikomere, ingo zacu zishobore kubaho, kuko ndabizi neza nta muntu wubaka urugo adakeneye ko urugo rwe ruzatera imbere, urugo rwe ruzabaho, urugo ruzakomokamo abahungu, abana b'abahungu n'abakobwa, ndetse n'abuzukuruza. Ariko kugira ngo urugo nk'uko tumaze kwibona rushobore gukomera, rugomba kuba byanze bikunze rushingiye ku Mana, kuko urugo rudashingiye ku Mana, rutagendera ku ijambo ry'Imana, urugo rutagendera ku ijambo ry'Imana, urugo rutarimo kubaha Imana, urugo rutarimo gushaka Imana, urwo rugo ntabwo rushobora kurama, kuko Imana niyo yatangije urugo, kandi Imana niyo yubaka urugo, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Imana atari yo yubatse, abantu bashobora kuruha ngo barubaka, ariko ibyo bubaka ntibishobora kugeraho. Urugo rwawe rero, sinzi ibibazo ufite, sinzi intambara ufite, ariko nzi neza ko muri iki gihe Satani yateje intambara nyinshi n'ibibazo mu mago menshi cyane. Amago menshi arasenyuka ku manywa na nijoro, abantu baratora imirongo buri munsi basaba za gatanya n'ibindi, kubera yuko bubatse ingo zidafite urufatiro ku Mana, ingo zishingiye ku marangamutima, ingo zishingiye ku butunzi, ingo zishingiye ku bitekerezo gusa by'abantu gusa, zidashingiye ku Mana. Uyu munsi nagira ngo dufatanye gusenga kugira ngo Imana, wowe wifuza gushaka cyangwa se wamaze gushaka ariko ukawubona urugo rutameze neza, ibibazo ari byose, dufatanye gusenga kugira ngo Imana ikuyobore. Nimba ari gushaka, Imana ikuyobore. Nimba warashatse, umenye icyo ukwiriye gukora kugira ngo umuryango wawe ushobore gukomeza kubaho. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana, turagusaba ngo ubishingiro ry'imiryango yacu, uhe abashakanye gukundana nk'uko Kristo yakunze itorero kugeza aho aryitangira. Uha abana kubaha ababyeyi babo no gukurira mu rukundo rwawe. Tugire imiryango idashobora gusenywa n'imiyaga y'ibihe turimo. Tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana ikomeza gusana no kurinda. Tubyambaje Imana byose, twizeye kuko ubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Turarangije. Turashimira abazadutega amatwi bose, kandi abazumva ubutumwa. Imana izakomeza ingo zabo, abo tuzafatanya gusenga isengesho, Imana izakomeza ingo zabo, kandi abatekereza gushaka nabo bubake ingo
bazubaka ingo zishingiye ku ijambo ry'Imana, zishingiye ku gakiza. Izo nizo zibasha gukomera nubwo habaho ibibazo by'imiyaga n'intambara n'ibindi byose byo muri ubu buzima, ariko ingo zubatse muri ubwo buryo ntago zijya zisenyuka. Turashimira kandi Korali Rehobote, tujya twifashisha indirimbo zabo muri rivuga butumwa. Imana ibaho umugisha, kandi namwe abazikeneye indirimbo zabo mwazishakira kuri YouTube, ziraboneka. Mwakwandika gusa Korali Rehobote ADPR umujyi wa Kigali, muzabibona indirimbo zabo ziri mu butumwa bwiza kandi muzafashwa nazo. Hasigaye rero Imana ibaho umugisha, uko bisanzwe mudushyigikire, mudukorera subscribe, mudukorera share, comment, like, kugira ngo igihe cyose dushyizeho ubutumwa bwiza cyangwa se ibiganiro nk'ibi ngibi, mujye mushobora kumenya yuko twabushyizeho, kandi natwe bidufasha kugira ngo iyi gahunda cyangwa se intego twihaye yo kwamamaza, yo kwamamaza ubutumwa bwiza, yo kuvuga ijambo ry'Imana ibashe kugera kuri benshi. Turabashimiye rero. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwese mu izina rya Yesu. Amen.